kuko nudakora uzapfa nubwo Imana ikureba irashaka kuhaguruka ufite amaboko yaraguhaye ufite ibitekerezo utekereza ugenda ukore inzozi zawe zakomeje kuba watangiye kurota ryari ko ugomba kuzakira kuko uyu munsi kame murakize urumva mbere na mbere ubundi nta mafaranga menshi abaho nta na make abaho yego buriya no kubona nakoreye 200 icyo gihe numvaga ari inzozi kuri njye kuko numvaga ubundi ntagenewe gufata amafaranga mu ntoki zanjye amafaranga nayafata mu ntoki zigakunda numvaga atari ibintu byawe aho byagenewe numvaga ndagenda koreye ijana ndaricyuye uziko neje ngatsu nayakorera nyine nkagenda just nakoreshaga ibyo ngibyo just to fulfill my dreams yes kugira ngo sinzi ko nabyita kugira ngo ni suniki ni hemorale mu kwachivinga ibyo na setinze ko nageraho ntidukeneye twebwe ngo abantu baze batumotive batubwire ngo mwabishobora mwabikora ngewe ubwanjye experience ubuzima bwanjye ni motivation ya mbere yego nta kindi kimotiva kuretse icyo ngicyo ubuzima bwanjye bwonyine gusa kuko byanze bikunze waturutse habi yego ubuzima bwanjye bwavuye habi kuvuga ngo umuntu ari Kigali gute si yahageze uri Kigali gute waciye warangiye segonde utarakandagira Kigali reka oya se na kaburimbo rwose nayibonye ngeze Kigali oya kaburimbo uyu munsi ugeze ku rwego uriho yego kuvuga umuntu ari Kigali biri serious ukuri ndavugisha ukuri i Kigali ndagenda mba umuntu wiga kaminuza ugiye mu Buyede buriya nta vacances yanjye nimwe yageze upfubusa no ku ishuri nigayo hari igihe navaga muri class 11 nkahita njya mu Buyede kugira ngo uvuge igishinwa da handoren sang Jongwen Hainan kashi Jongwen Bunan Jongwen Hairoi icyo ni igishinwa like many people think that Chinese is hard but actually it's not hard but it's very easy abantu benshi bateza ko igishinwa gikomeye ariko igishinwa ntigikomeye kiroroshye cyane ubuzima bwe bwarahindutse wa mwana w'umukene abaye umukire yego kubera nyine kurwana n'inzozi urumva never city nkabona nka etage nkavuga ngo muri abantu bose etage babigezeho gutera abo rumura kugira mu modoka nziza ko byagenze gute yego wow ariko byibuze ndishimira ko byibuze ndi mu nzozi zanjye yego ubu inzo dore ndimo ndazigendamo gutya noneho butuvuga ibintu bifite ibimenyetso aba Kentucky barabizi n'aba Canada n'aba Belgique mutanga ubuhamya barabizi batanga ubuhamya kandi rwose ibyo batizeraga ibyo batabonaga ibyo batimaginaga barabona ko ari ibintu bishoboka kuko umuntu yakigurima akabumenya barabizi batanga ubuhamya noneho wagize no mu mahanga mu mahanga ubu ngubu ndazwi muri Amerika muri Canada mu Birigi cyane rwose ni gute ushaka kumva ko wa mwana mu cyaro wagize Kigali bwa mbere wamaze no gutembera isi yose wamaze kwigiramo umaze man niba ugira ibibazo byo kubabara umugongo ibikanu mu mavi cyangwa se ukaba waragize ikibazo cya pararize ukaba utakibasha gukora siporo ndetse n'izindi ndwara zifata ingingo humura kuko genuine kunga therapy ari igisubizo cyo kuvura bene ibi bibazo mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa ukaba ukize neza. Genuine kunga ni abahanga bazobereye mu kwifashisha ubuvuzi bwa massage no kunga bijyanye n'igihe hifashishijwe tekinike mpuzamahanga. Sura iki kigo ku mashami yacyo ya Kimironko ndetse no ku Gishushu hafi y'akarere ka Gasabo bagukize mu gihe gito cyane usubirana ubuzima bwiza. Genuine kunga therapy, ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri Sande Park Jardin nziza iri mu mujyi wa Kigali. Rwose mujye muduhamagara mutemberemo mukoremo ibirori bitandukanye. Mayikaze Didier Mbyayingoma. Umeze gute? Umeze neza. Umeze fresh. None bango ni Mbyayingoma. Ntabwo Mbyayingoma. Wallahi Mbyayingoma umeze ute? Meze neza kabisa. Didier Mbyayingoma. Yes. Wallahi. Iryo zina kukiryise Mbyayingoma wa? Sako siburiye nta ngoma nta ngabo ngira ngo hari ahantu bihurira. Ariko burya hari ingoma haba n'ingabo. Haba hari n'ingabo. Byanze kuzi. Igihugu kiba kigomba kugira ingoma kikagira n'ingabo. Buriya ni ibintu bidasigana. Ni ibintu bidasigana. Sinibeshye. Ntago wibeshye. Ntago wibeshye. Didier umeze gute? Gerard meze neza kabisa. Ndashima Imana buriya. Umwana akiza kiri muto cyane.
inshallah 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 ngaho n'igihe tugiye kuganira Yes, yes, n'umusore navuga ngo utanga inspiration n'umusore wumva uko buti nanjye ndifuza kumera nkawe ndifuza kuva kuri kino cyiciro nkajya nanjye ku kindi cyiciro bitewe no gukora cyane bitewe no gukunda ubuzima kabone n'ubwo nyine bwari bwangitse kabone n'ubwo ubwo buzima bwari bwagushaririye ariko ukavuga uti nubwo ndi mu bukene nubwo nzi ko nta muntu wamfasha kugira ngo nigobotore ino ngo y'ubukene I have to ngomba kurwana kugira ngo baze nanjye nzerekane ko ndi umuntu w'umugabo isi yose izafatireho urugero uyu niwo Didier Byayingabo mbere ko tuganiraho gato cyane reka mbwira abantu bifuza nko kugura muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no mu Bushinwa cyangwa Dubai abifuza kugura icyo ari cyo cyose muhita mubyumva cyane ku bantu bakunda guhana nko kuri za Amazon, Alibaba, AliExpress n'ahandi hatandukanye icyo ari cyo cyose wumva mu buzima bwawe uze guhamagara kuri 0781816180 ubundi ubashe kuba wagira gute bona icyo wifuza cyose ndetse no ku bantu bifuza telefone nziza cyane ya telefone ya iPhone 14 iPhone 14 ewana baragutumiriza ku ruganda ku kiranguzo ikugireho bagutangira komande ikugireho mu buryo bwihuse kandi mu buryo buhendutse hamagara iyo telefone biraza gucamo Didier Byayingabo niwe turi kumwe mu kiganiro numwe mu basore navuga ngo bakiri bato cyane ariko banini mu mufuka ariko bahoze ari bato cyane uyu musaka afite ahantu amaze kugera cyane afite benshi bamukurikira bitewe n'ibyo akora afite benshi navuga ngo bamureberaho bitewe naho yavuye n'uburyo yabivuyemo Didier bitese bimeze neza nta kibazo rwose ndumva Imana ikimpaye ubuzima ndashima Imana cyane nta kibazo ni iki wishimira cyane kwenza ibindi byose mu buzima ikintu ubu ngubu nishimira cyane nuko ndi mu muhamagaro Imana yampamagariye uri mu muhamagaro Imana yaguhamagariye mbese ministeri ndimo n'Imana yashakaga komba mu ngubu yego nago buri muntu wese yavutse buri hari ibintu duhuriyeho nk'impamvu y'iremwa no kugira ngo twese tubashe gusa n'Imana ariko hari ikintu cy'umwihariko Imana ibe yarakoherejemo kugira ngo ukore iyo wamaze kumenya rero ko icyo kintu kirimo neza burya nibyo byishimo bya mbere byanze bikunze kuba mu kintu cyawe ushatse wava ku isi uti nakoze misiyo yanjye uko nayo nkwiye kuyikora nese mbere wari ufite inzozi ki wari umeze gute ubaye gute mu bwana bwawe wazirotaga uri mu buryo muri iyo situation duhera aho ngaho urumva mbere na mbere ikintu nabanza kuvuga hari impamvu ituma ubuzima bw'abantu cyangwa ubuzima bw'umuntu butabubwe ku giti cyiwe bugomba kuba n'ubw'abandi kuko ubuzima bwanjye cyangwa ubuzima bwawe bubereyeho kuba mwarimu w'abandi bubereyeho kuba inkomezi y'abandi buriho no kwigisha abandi nk'uko nabivuze mwarimu niyo mpamvu ubuzima bwacu tubwe expose hanze buriya uko byose kose uvuga ngo ufite ubuzima nabayemo bugomba kubwiharira no ubuzima bwawe bugomba kujya hanze kuko niba uzi koko hari ikintu ubuzima bwawe bwafasha abandi nta mpamvu yo kubwiharira rero ntago mu bintu ntajya ntindaho cyane no kuvuga ngo kwi-expose ntago icyo si ikibazo kuri ngewe kuko nzi ko umuntu nyine ni ups and downs uca mu byiza ugaca mu bibi icyo ni igitabo cyawe kikugize nk'uko wari ubimbajije ubuzima si bujya buba bwiza ku bantu bamwe na bamwe usibye ko hari abo buba bwiza buriya nanjye hari igihe najyaga nibaza nti ubu ngubu umuntu yagira akantu k'agafirigo gateretse mu nzu karimo utubuto ufata agapome ukarya ugafata akajuice ukakanywa utuntu nyine nk'utwo ngutwo tw'abantu irimo matera atari umusambi harimo nyine akazu kadekoye neza ku buryo utari kakantu ugenda usesera nk'ujya mu mwobo hari igihe ibyo bintu bati bizaba ryari mbibona aho ko wareba nk'ubuzima ukumva birakurenze biragusize mbwira Didier reka duhere muri cyagiye kugira ngo tubashe kuba inspired reka duhere muri bwa buzima icyo gihe wari ubayeho mu buzima umeze gute wari ufite izo nzozi zo kuba muri ubwo buryo ibyo twita ngo la vie de base cyangwa ubuzima bw'itangiriro wese gakwiye kuba afite ariko ntabwo nabwo wari ufite wari umeze gute izo nzozi zawe wazigiraga gute wumvaga uzazirotora ute
ubundi umuntu navuga utari umunyabwenge ni umuntu wumva ko atari umukene, kuko iyo uri umukene uririmita kuko uvuga ati izi nzu uko byasa kose sinagenewe kurota, kuko ntabwo byakunda. Burya umuntu ni umuswa, kuko ari umukene n'umukire bagomba kurota kimwe iyo ufite intego. Ndabyibuka ubuzima, ngiye kuvuga ubuzima the base, reka tuba ariko tujyamo. Ndabihera ku buzima bwanjye, ubwo mpita mvuga nyine ubuzima bwanjye nyabwo nyine bwaho byatangiriye. Wenda reka mvuge akantu gato, wenda hari ikintu cyafasha umuntu. Burya ikintu cyiza ni ukuba umukene ufite ubuzima bufite n'intego. Ubundi iyo ufite ubuzima bufite intego, Nari yarabyanditse, ubwo buzima buri gihe buba successful. Ubuzima uko wacamo aho waca hose buba successful. Ndabyibuka ntago hari ibintu bita ibihoho, amapepiniyeri, hari ubushashi bagira bapakiramo ibintu, igitaka niba ariko nabivuga, bakazashyiramo ingemwe zigakuriramo. Aho hantu hashakiye ubuzima, njye n'abavandimwe banjye dupakira ifaranga rimwe ku gihoho kimwe. Nawe ukibaza ngo kugira ngo ibyo bintu bize kuvamo amafaranga ari buze gutunga umuryango w'abantu 7, ifaranga rimwe akapakira rimwe kuzura ifaranga kugira ngo ubone menshi abatunga, nuko mwakoraga kinini n'imbaraga nyinshi, ukishyuya ukakoresha imbaraga zose, upakira ubwo 10 kugira ngo mubyumve neza n'amafaranga 10. Igiceri cy'icumi kimwe, utuntu 10. Ibaze kuzapakira kugira ngo uzabone amafaranga agura nk'umwandiko w'ibijumba, abenshi imyandiko y'ibijumba ntago bayizi. Ni kwa kuntu ugera mu isoko ugasanga ibijumba birunze hariya, akavuga ati nangahe ni 200. Abantu mu bipango tuvuga ni amatsinda y'ibijumba, ni amatsinda amagroupe y'ibijumba, amagroupe y'ibijumba. Okay, ni amagroupe y'ibijumba kugira ngo baze kubyumva neza. Ibaze niba pakiye urufaranga rumwe kugira ngo uze kubona amafaranga 200 agura itsinda ry'ibijumba nk'uko twabivuze. Bigoye cyane. Ubwo buzima ukabubamo ugakora kuva ku wa mbere, urumva iby'ishuri ntago ari ibintu umuntu bagiye agaciro cyane, kuko buriya nyine hakora mu ndabuye nta kintu kirimo, ntago byakunda. Ubwo buzima ukabucamo ukakurushya, urumva n'ibindi, ukagenda wenda ugasanga ugahuriye nko ku munsi muri abantu nka 3 mukoreye nka 600, ugasanga uraguramwo nk'ibijumba, uguramo na dodo, mukagenda mu rugo pasi mukara ku buzima bugenda, ejo mukongera mugasubirayo, ubuzima bukaba gutyo. Icyo gihe ntabwo bwabaga buryoshye, bugasharira kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Mubaye mbese umuntu udashobora kuba yareba ngo ejo habone. Ni ba bantu bizonyine ngo nzabara nyine ari uko mbonye umunsi wageze. Ni wa muntu utabasha ku predicting ngo ngo ejo bizaba bimeze gutya. Avuga ati ejo nimbyira Imana nkaramuka nzajya gukorera andi 600 ngure dodo n'ibiki byose. Uhora mu mwijima. Biteye ubwoba. Ibyo tukabivaho kugira ngo imagine kugira ngo ubone umwana w'imyaka 13. Ari ibintu harabo bitabisumye. Sinzi niba abantu babazi, abantu bisuma imitwaro bikorera. Kwisuma. Twebwe iwacu twabyitaga kwisuma. No kuvuga niba umuntu wenda mu murima yakuye nk'ibijumba, akire nk'umuntu bimugereza ku isoko, akavuga ati gado ngwino ntwaze ndaza kuguha ibijumba urarira, ukagenda ukakubita ku mutwe ukirukanka, ukagera mu isoko ukagaruka bakaguha ibyo ujya kurya. Ubuzima ubwo ngubwo, niba ari abasoromye ikawa njyanira ku ruganda naguha 200, ukagenda gutyo na gutyo. Ubuzima ari ubwo ngubwo bukaba imyaka n'imyaka. Icyo gihe muri iyo myaka yose ubuzima umvaga buryoshye, urugo mwabaga mufite ibyishimo. Ntago navuga ngo ntibwari buryoshye, ariko ntago bwatubuzaga ibyishimo. Ntago buriya iyo uzi ko isi tuyibamo kubera igeno. Iyo nzi ubuzima mbamo bura ntago ari njye bora buhisemo. Burangiye mu kwizera kwanjye nizera ko nta kintu kibaho umuntu ashobora kuba yacamo atari ubushake bw'Imana. Njye niko nizera, kuko nizera Bibiliya, ndasoma. Ubuzima nacamo bwose bwaba bubi bwaba bushari uko bwasa kose, as long as nzi ko ari ubwo nyine Imana iri mirandeba, irabona kuntu strugglinga, irabona kuntu nawe ugomba gushyiraho akawe. Ugomba gushyiraho akawe, kuko n'Imana ntabwo yemera abanebwe. Ugomba gushyiraho akawe, kuko nudakora uzapfa. Nubwo Imana ikureba irashaka kuhaguruka, ufite amaboko yaraguhaye, ufite ibitekerezo utekereza, ugenda ukore. Ngewe ubuzima iyo umuntu amaze kumenya ko ubuzima ndimo nyine Imana nuko Imana yabyanzuye, bituma nishima.
mbabara ndakara mpangayika iyo nzi ko ari amahitamo yanjye cyangwa hari ikindi kintu nagomye ko nakoze bitakunze ariko mu Imana irabireba niyo yabihisemo irabizi ko ari kizagera bikarangira irabizi nyine ni experience ishaka kugisha muri cyo mu rugo wabonaga muri aho ngaho muri ubwo buzima bw'ubukene muri ubwo buzima bwo guhasorenga mukora ibyo bihoho nkuko yatubwiraga mukajya kwikora imitwaro y'abandi muri abana mu rugo nanone ntabwo mwigeze mutezuka kuri icyo kintu cyo kuba abana mu rugo mwari abana mufite intego yo kugira ngo mugere kure mufite za nzozi zo kuzava muri ibyo bintu byanze bikunze nihe wageze ukavuga ibintu uko numva bigoye ubuzima uko numva bugoye kuki twavutse gutya hari abandi navuga ngo ubuzima bworoshye mu gihe twebwe bukomeje icya mbere na mbere twari abana mu rugo ariko dufite n'inshingano mu rugo no kuvuga ntizari zikiri inshingano z'ababyeyi ku bana ahubwo zari inshingano z'abana ku babyeyi kuko urumva uko byasa kose twagezeho tugomba nyine gutunga famiye nkatwe tubona ko twebwe amahitamo ahari yo kugira ngo umuryango ubeho uko bisa kose kugira ngo tubone mu rugo ntuze imbabura yatse nta nubwo ari imbabura amashyiga kugira ngo tubone hari inkono iri ku ziko nuko byagombye kuba twahagurutse twagiye saba ababyeyi bahagurutse twagiye watangiye gukora uri umwana ufite imyaka ingahe natangiye gukora ndi mu wa kabiri primaire nari mfite imyaka 8 ukorera amafaranga ngahe nkorera amafaranga hari igihe njya gukora 200 ntago 200 300 500 nyine muri ibyo kuko wagena ukajya gupakira ibihoho kugira ngo uzapakire ibihoho 200 n'ibintu uri n'umwana wakoreshaga imbaraga ufite ariko ngira ngo ni nka 200 najyaga nkorera icyo gise byumvikane ko utangiye gukura inzozi zawe zakomeje kuba watangiye kurota ryari ko ugomba kuzakira kuko uyu munsi kame murakize urumva mbere na mbere ubundi nta mafaranga menshi abaho nta na make abaho buriya no kubona nakoreye 200 icyo gihe numvaga ari inzozi kuri njye kuko numvaga ubundi ntagenewe gufata amafaranga mu ntoki zanjye nayafata mu ntoki zigakunda numvaga atari ibintu byagenewe numvaga ndagenda koreye ijana ndaricyuye atangira ko motive no kuvuga ngo nejo na 200 nayakorera subiyeyo bampembye 200 wow bya bintu birashoboka uziko nejo no ngatsu nayakorera nyine nkagenda just nakoreshaga ibyo ngibyo just to fulfill my dreams yes kugira ngo sinzi ko nabyita kugira ngo ni suniki ni hemorare mu kwachivinga ibyo nari nasetinze kuba nageraho navuga ati nima nkoreje nanone why not ejo nakorera 200 ejo nzakorera 300 ejo nzakorera 400 reka shyirimo akabaraga nkarara inzozi zanjye zarakuba ati uyu munsi ni 100 ejo byanze bikunze ni 200 uyu munsi ni 200 ejo ni 300 kandi nkabigeraho gucika intege kubw'imbaraga nyinshi aho gukagira imbaraga nkagenda ahubwo niyongera imbaraga ni motive buriya ntidukeneye twebwe ngo abantu baze batumotive batubwire ngo mwabishobora mwabikora ngewe ubwanjye experience ubuzima bwanjye ni motivation ya mbere nta kindi kimotiva kuretse icyo ngicyo ubuzima bwanjye ubuzima bw'abankikije bw'umuryango ababyeyi abavandimwe iyo ni motivation ya mbere nta wundi mumva ngo uyu ngo aramotiva ngo murebye numva ngo mbaye motive oya ubuzima bwanjye bwonyine gusa kuko byanze bikunze waturutse habi yego ubuzima bwanjye bwavuye habi ntago bushobora kuba bwamotiva bonyana iyo mbitekereje mba numva ati sinshobora gusubira hariya hantu kuba ntekereza icyo ngicyo iyo ni motivation izindi zose zishobora gusubira mu bukene ntago nasubira mu bukene nkajya ni motive gutyo bizamuka yes ukomeza no kwiga se urumva uko bisa kose ntago ubwo buzima ntago bwegeze butuma ntishingano zo kwiga twarabihuzaga ariko bigoye ariko bigakorwa kuko icyambere cyo numva ko ikintu nzageraho ariko nzaca mu ishuri real dream yego inzozi zanjye zigomba kwachivinga ariko nashiye mu ishuri niyo mpamvu byose byagenderaga hamwe ntago nigeze nteshuka ku nshingano z'ishuri izo gushaka amafaranga bikaba nizo ku ishuri bikaba byose nkabihuza ntago nigeze nteshuka ku nshingano nkakomeza ngenda avuga ati birashoboka ko nabikora birashoboka birangira ubu ngubu hari ukuntu bimeze nasibwira ujya ku ishuri hari ukuntu wenda ubukene bushobora kuba bwatuma uvuga uti abantu benshi cyane b'abakene bagiye bava mu ishuri we byagenze gute kugira ngo urangize secondaire ushyireho nani winjire muri secondaire kugira ngo urangize primaire d'abord ujye muri secondaire urumva kugira ngo ndangire primaire njye muri secondaire ikintu nabanza kubwira abantu buriya
gufasha Yeah. gufasha ntabwo bigombera amashuri. Yeah. Hari umuhanzi waririmbye aravuga ngo mbibarize ngo bibananiza iki, Yeah. ngo ko bitagombera amashuri, Yeah. ngo ko bidasuzuguza n'ubigize, Yego. ngo mbibarize bibananiza iki. Yeah. Wamaje ukuntu navuye primaire nkagera muri secondaire. Yeah. Buriya nibyo navuze, ubuzima bufite intego bwose, waca mu muvo ntiwatemba, waca mu muriro kuko ubuzima bufite intego no matter what y'ibyo wa facing, ibyo uhora nabyo byose. Iyo hari ikintu ukurikiye hari imbere, nka buriya nshaka kujya wenda nk'igisenyi, nzi ko hari incungu yangiriyeho hariya, uko umuhanda waba uri bloke kose ngomba gushaka inzira nkacapa nkagezeyo, uko byari bimeze kose. Bura rero nakomeza ubwanjye, nta muntu wamotivaga kugira ngo abantu babyumve neza, namotivwa n'ubuzima. Iyo motivasiyo yo kuvuga ati ngomba kuzamuka mpaka nize nkagera kure, n'akababaro. Iyo ni motivasiyo yanjye. Niyo mpamvu navuye muri primaire nkajya muri secondaire nkajya muri kaminuza, ni motivasiyo y'ubuzima bwanjye bw'akababaro, nta kindi. Byabaga bigoye? Byabaga bigoye, urumva ubuzima butagira basic need, ubuzima butaguha ibyibanze ukeneye, ntago ari ubuzima bukuryoheye. Nta gihe wajyaga ku ishuri utariye? Ahubwo nangize ngo kumbaza ngo hari igihe waba waragiye ku ishuri wariye. Ntago nzi ko hari inshuro nyinshi naba nagiye ku ishuri nariye, to be honest. Sinzi ko hari inshuro nyinshi naba naragiye ku ishuri nariye. Sinzi ko hari n'inshuro nyinshi mu buzima bwanjye bwa primaire naba naraye nariye. Kurya kuri njyewe byari byo bintu bitunguranye kurenza kutarya, kuko kurya ngo byari ubuzima bumenyerewe, tukabwishimira, tukavuga ati uyu ni igeno ry'Imana, reka tubyinjoyinge, igihe kizaza, ejo nawe izuba ryawe rirarasa, nuko nguko. Ibyo byo kutarya bwo kose si ibintu nabi. Ugenda ndacyashaka izo mbaraga zikuraga zo kumva ko ugiye ku ishuri utariye, inzira kurya, inzara iraryana mwa bantu mwe, none kurya umwana utazi iyo bigana. Izo mbaraga no gukomeza kumva ko ufite motivasiyo yo kwiga kabone nubwo wagiye ku ishuri utariye, wazikuraga he? Nabonaga ko amahirwe mfite icyo gihe, nta muntu wavuze ngo iyo ubonye opportunity, just want to get opportunity, iyo uyifata nk'isasu ryanyu mu musirikare asigaranye ku rugamba. Uko bisa kose niba ari ikintu dushobora kuba twicuza ni ugukoresha igihe nabi. Buriya n'igihe cyacu dufite kigomba kutuba motivasiyo, kuko njyewe mbayeho ndi umuntu uri aho ngaho ntamenya gukoresha igihe, birangiye igihe kinkoresheje. Kuko naravuga ati aya ni mahirwe mfite, intego mfite, hari ibintu ngomba kugera mu myaka runaka igiye kuza, iyi ni ngomba kuba motive n'iki gihe ndimo, kuko nicyo kigomba kumfasha kwa achieving ibyo nshaka kuzageraho. Nka motive gutyo ni ntabitekereza ndahangaha, hari igihe kizagira simbitekereza. Buriya opportunity yose nabonye no kwiga nabyo nabifata nka opportunity, navuga ati iri ni isasu rya nyuma ngiye kurasa, nindihusha ndapfa, ninditera neza ndakomeza njye imbere. Ikintu cyose kuri njyewe nakibonaga nk'amahirwe adasanzwe, bigatuma mvuga ati iki nicyo gihe reka mfatire. Uko naba suffering, naba nahaze, nafata ko opportunity mbonye nindeba nabi, iryo sasu rishobora kumpitana ahubwo njye bari njyewe. Nuko njyewe niyo principe ngira, amahirwe mbonye yose ndavuga ati byanze bikunze niho ubuzima bwanjye bushingiye. Wagiye kwiga muri secondaire, ugira imana ujya kwiga muri secondaire, uyu munsi uvuga indimi ukanazivuga neza, icyongereza ku bantu bari kubyumva ukuntu uri kugenda ushyiramo utuntu, bumva ukuntu ukivuga. Igishinwa kizwi n'abantu bake, nacyo waje kukimenya urakivuga. Ujya muri secondaire byumvikana ko wari ufite intego, none wari umaze gukura, washyizemo imbaraga ki, kumvaga ufite inzozi ki zo kugira ngo ubashe kuba waba umuntu wifuza kubaho? Mbere na mbere urabona nanagiye muri secondaire ntatekereza ko nanagerayo, kuko numvaga atari ibintu byanjye, gusa nari umuhanga muri primaire. Nagize imbaraga nyinshi cyane, ntugire ngo kuva primaire kugera mu wa gatatu secondaire nigaga mba mu rugo, kandi nagombye kuba mba mu kigo, kuko nahawe ikigo njya kwiga, ariko ubushobozi buranga, nkiga nkora urugendo nka kilometero 8 kugira ngo ngere mu rugo. Icyo kintu naravuga ati ariko kubera iki abantu ntaha bagasigara,
ngenda tashye ndabona abandi bari bagiye muri siporo buri ubuzima ni bwiza ndavuga ati kubera iki aba bantu bimeze gutya nkabyibazaho nkavuga ni impamvu bari ahangaha nuko either bafite abantu babafasha kuba ahangaha cyangwa bava mu miryango byibuze yifashije ndavuga nti rero niba ariko bimeze ni ukuvuga ngo nanjye hari ikintu mbura mu buzima ni iki gituma ntabahangaha sanga n'ubushobozi ndavuga ati uko byasa kose ngomba kubiharanira paka ibi ngibi mbona nk'aho ari iby'abandi bantu b'abanyamahanga nanjye ngomba kubigeraho bigatuma ibyo buri gihe like ibyo byafyoringaga ntuze dreams yanjye yo ibyo nzageraho ati ngomba gukora cyane nanjye singira itandukanye n'abandi bantu ibyo bintu mbona bisa no bitanginewe nanjye nkazageraho nkabyinjoyinga ibyo buri gihe ubuzima bwanjye bubi ubuzima bw'umuryango bubi bwabaga motivation ya mbere mu buzima bwanjye nicyo cyatumaga nkomeza gushyiraho umuhate n'imbaraga yego nawe wageze kumva biragoye hari aho nageze numva biragoye ndabyibuka urumva kujya ku ishuri ukora urugendo runini uva ujya ku ishuri ugera mu ntuze nari umwana muto cyane ndabizi ko banyitaga ngo ndi inzovu ariko navuga ndi mugufi cyane abana inzovu abantu bambona bakangirira imbabazi aho umwana byagenze gute ko bakumva nyine barambabariye cyane nagezeho rwose numva acitse intege icyatumye ncika intege urumva naratahaga nagera mu rugo ngasanga ngomba kujya gukora ibindi bintu kugira ngo umuryango nawe uze kubasha gusurvivinga kandi ngasanga umuryango ni priority yego nkavuga ati ndabihuza gute nkumva ishuri narireka nacika intege nkahita ku muryango kuko byasa kose ubuzima wabamo budahindura ubuzima bw'abagukikije ntacyo bumaze naribazaga ibindi kujyamo nese niba abantu bazaba hari uko nahagurutse kandi ku ishuri nkabashaka kujyayo kugira ngo nabwo mbashe kuzagera ku nzozi zanjye ndabihuza gute aba barankeneye ishuri rirankeneye nkumva acitse intege ariko still nkavuga ati ngomba kubikora byose no matter how no matter what ngomba kubikora ibyo rwose ntago nigeze nubwo nagesa n'ushaka gucika intege ngo bimwe mbyihorere ariko navuga ati iki ndayikeneye kugira ngo nzabeho ariko nanga barankeneye kugira ngo babeho reka byose bitware rimwe bingore ariko nta mpamvu yo gucika intege nkongera nkisubiza mu imbaraga ngakora nese niyo ngabo mbwira waje no kwiga kaminuza cyane naje kujya muri kaminuza ntabwo byabaye achievement itabaho mu buzima bwawe kugira kaminuza natekerezaga ko biri buze kumpa experience ebyiri iya mbere yari yo kubasha kubona ahantu numvaga mu binyamakuru ntarabona kuvuga ngo umuntu ari Kigali gute si yahageze uri Kigali gute waciye he warangiye segonda utarakandagira i Kigali reka oya se na kaburimbo rwose nayibonye ngeze i Kigali oya kaburimbo uyu munsi ugeze ku rwego uriho yego kuvuga ngo umuntu ari Kigali biri serious ukuri ndavugisha ukuri i Kigali none byatwitaraho n'ibintu abantu batubwira ngo Kigali urahazi buriya ngo hari imihanda ngo ica ngo hejuru ngo ica ngo munsi none ngo hari ibintu ngo biri mu muhanda ngo babitambitsemo ngo bibuza abagenzi kugenda ngo ku buryo ngo byatwita wirukanka kugira ngo bataza kukugonga nibaza ibyo bintu ni ibiki ubwo na televiziyo ntabyo nabonaga ngo mbibone byibuze mvuge ko bari kumbeshya tabikumbeje na televiziyo nazo twagiraga amategeko reka kuko ndakeka ko umuntu wa mbere wazanye televiziyo iwacu ngira ngo naraharaye tureba filime ya Kanyombye numvaga nshaka mbere na mbere kureba iyo Kigali imeze ite abantu bavuga ngo bameze hate abantu bahururira umva ngo Kigali nzayebo Kigali imeze ite numvaga nshaka kuhareba aho hantu none uyu munsi wayigezemo wabaye umukire nahigezemo Imana yaramfashije mbukomeza uko nguko kandi kwiza nshimira kaminuza yatumye ubona Kigali kaminuza yatumye mbona Kigali ni kaminuza nyije hanga bwa mbere nari ngiye kwiga muri kaminuza muri Kristi nibwo rwose nabonye Kigali mu buzima bwanjye no kuri TV ntarayibona wumvaga imeze gute se numvaga ari ahantu nimajya nindeba nabi shobora no kuzapfiramo oya kuko ngo imodoka zitambuka buri kanya ngo zihita zimanuka ngo abantu bagenda bagongana ngo abandi bagira ati nzahagarara hehe koko yego numvaga ibintu bidashoboka kuba umuntu yagira Kigali ntago niyumvishaga isura y'Kigali kuri imeze rwose ngo hari amazu maremare
numva kugira ngo nzarebe inzara uko nzaryama nkarama nkareba numvaga ari ibintu bidashoboka nyine urumva experience yambere kuza muri kaminuza yo kubanza mbere na mbere kureba aho hantu burya nabwo bikenewe gutembera ukoreba ahantu aho hantu abantu bavuga ndahareba ariko mvuga ati yes ubu noneho rero ibintu nashakaga kuzakora inzozi nari mfite mbonye amahirwe njye muri kaminuza rwose banyitega abantu ugeze Kigali ukigera Kigali ntabwo watunguwe wahabonye gute wa mwana wumvaga Kigali bakikubwira urayibona no kuri televiziyo urayibona no mu binyamakuru ko mutabigiraga wenda ko tubwiye ko televiziyo yaje iwanyu ureba filime ya Kanyombya ugera Kigali iki cyagutunguye ngera Kigali natunguye nuko nasanze uko abantu bambwiraga inkuru naratunguye sibyo nasanze yego uko numvaga rwose nukuri nk'ibintu bavuga byo mu muhanda ni feruje yego ngo ari numva ko ari nk'ikintu kiza kikababoroke mu muhanda kikawufunga ku buryo utareba ibintu biri inyuma yego mbese natunguwe mbese expectation nari naga binabonye wayishushanije mu bundi buryo numvaga ari ikintu kitanabaho yego ariko ngeze Kigali rwose nasanze ari ibintu bisanzwe byamazu bambwira ngo uzajya urarama ngo ibiki nasanze ari ibintu bisanzwe rwose ntago ari nibyo byantunguye mbwira waje kuza i Kigali inzozi zawe utangiye kuzirotora umunsi navuga ngo kugira aho tuza kujya kuri rwa rugendo rwawe rwo kugira ngo wachivinge cyangwa ugere ku ntego zawe za nzozi zawe zo gukira za nzozi zawe zo kugira amafaranga ubashe kuzigeraho aho kugira ngo ukorera amafaranga 200 ku munsi wakoreraga uri umwana muto cyane uyu munsi ubukorera hanenza ayo ngayo ukorera amamiliyoni mu buzima bwanjye bubi naba naragize bwose n'ubwiza naba naragize bwose bubarirwa ku ntoki nahuye n'andi maboko nanjye uko nkura njya no muri kaminuza nasanze ngomba gufasha abantu kandi no mu bwana bwanjye numvaga ngomba gufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi buryo ndavuga ntuko ngeze aha ngaha abantu baransunitse baransunika birangira ngeze aho ngomba nanjye gutekereza noneho gutekereza abandi kandi burya ubuzima wabayemo biragoye ko ujya gutekereza ikintu ujye gutekereza ikintu kiri hanze y'ubuzima wabayemo utekereza mu kintu cyagushokinze mu buzima bwawe ngiye nabaye shoke n'ubufasha bw'abantu ndavuga ati nanjye rero inzozi zanjye nizo ko ngomba kuba amaboko y'abandi bantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi buryo zaba ari mu bitekerezo bugira no mufasha yaba ari mu bintu bifatika ariko ngomba kuba ubufasha ngomba kuba inkunga ikomeye mu buzima umusingi ukomeye mu buzima bw'abandi bantu ntangira gutekereza aho ngaho rero gize muri kaminuza yari platform nziza kuri ngewe aho nari mfite ibyangombwa byose kugira ngo manze ntekereze ibyo nakora bitewe n'ibyo nanariza hanze mbona ndi umuntu ukunda gusoma cyane ndebe ese ikibazo abantu bafite ni ikihe society ifite ikihe kibazo abantu bugarijwe n'iki ese bagisohokamo bate nuko natangiye urugendo rwanjye rwo kugira ngo mbe najya mu nzozi zanjye neza zo kugirira abandi bantu mu mumaro rero yego uko nabitekereje nabonaga isi abo nganira nabo bafite ibibazo utangiye kaminuza yego buriya nubwo nari kwiga engineering ariko ntago natekerezaga cyane muri engineering ntago natekerezaga nk'umu engineer n'abantu banzi twabanye cyane bazi ko ibitekerezo byanjye atari bya engineer oya ntago ariko bimeze naravugaga nti niba iyi career mbamo ifite ibibazo biyugarije nituvuga ubufasha abantu ntibumve amafaranga gusa kuko ufasha si amafaranga ibitekerezo inama kureberera abandi burya nabwo n'ubufasha bukomeye cyane bwaba mu bigaragara by'ako kanya cyangwa mu bitagaragara muri ako kanya ndatangira ndavuga nti aba bantu ngomba kubafasha kubera ko bafite ibibugarije nabonaga iki navuga nti ikintu ushoboye kuri ngewe niba ari ikintu cyonyine nakora kigahindura ubuzima bw'umuntu uko cyaba cyitwa kose ngomba kugikora kuko guhindura ubuzima bw'umuntu ni iki guhindura ubuzima bw'umuntu ntago ari uko utanga ibyo udafite guhindura ubuzima bw'umuntu nuko utanga ibyo ufite nazimbwiye abantu ngo buriya n'umunyonzi w'igare afite ububasha bwo guhindura ubuzima bw'umuntu ari n'ucuruza agataro afite ubushobozi
bwahindura ubuzima bw'umuntu bungana n'ubwo ufite vewiti uko yabuhindura kuko guhindura ntago ari uko ndaza kugwa miliyoni n'icyo uko ndaza kureba ikibazo ufite nkareba ese ikibazo ufite mu bushobozi bwanjye hari icyo nakora nta bindi mu bushobozi bwanjye bwo guhindura ubuzima bw'abantu sinari mfite amafaranga ariko nari mfite ibitekerezo aha noneho rongeye gukoresha ibitekerezo byanjye mpindura ubuzima bw'abantu abantu bafite ikihe kibazo ndacyanariza naho twese kose hari abantu b'abakene bakeneye amafaranga ntayo mfite abo ngabo ntacyo tuvugana birarangiye hari abandi mbona abakene ntibishoboka mfite gutekereza abantu bafite imbogamizi n'abakagombye kuba bafite abandi bagira imbogamizi za communication nayo afite ikibazo cya communication ngenda akora iki reka mbigira umushinga sasa rero mera aho ngaho n'umushinga watangiye umushinga wohe umushinga wo kwigira abantu uburyo bakwiga indimi wize engineering science indimi se wari warazikuye he indimi ngira nkuko twabiganira ubwashize ni ukuzivoma ku bandi ntago ari ukuzivana mu ishuri abandi uzivomaho gute abandi urumva umwanya namarana nawe uramutse uvuga igiciga birangira nkivuze ubu maze nk'imyaka 3 tubana cyangwa maze nk'imyaka 2 tubana uvuga igikiga cyangwa uvuga ikigande nanjye ndakivuga ndavuga ni rero niba ngomba gufasha abantu gukora ibi bintu kandi none ngasanga ntabizi aha ubwo rero ngiye kuba igitambo shaka uburyo kimbimenya nanjye nzayibabwiye we washatse kwiga indimi wavuye muri secondaire utaruzi neza yego wizize indimi nize urabwa muri secondaire no izo washatse kwiga kugira ngo uziha abandi nashatse kwiga icyongereza n'igishinwa cyane ibindi igifaransa nanjye ndacyarimo ndwana n'izindi ariko izo ngizo nishatse gufasha abantu icyongereza n'igishinwa yego kubera ko naribaga ko nk'icyongereza ni ururimi ruri international igishinwa ni ururimi ruri kwaguka cyane mu bucuruzi nizo nabonye abantu bakeneye kuri izindi zose waragiye urihinga uravuga uti ndi kwiga engineering ariko ngiye no hanze gushaka icyongereza shaka n'igishinwa ute no I've never gone abroad that's so far sinigeze umunsi n'umwe nambuka umupaka w'u Rwanda niba ntakambika umupaka ubundi umuntu amenya indimi mu buryo butandukanye buriya umukozi wo mu rugo ukorera abantu bakoresha icyongereza birangira kivuga umuntu uba mu ishyamba bitewe n'impamvu runaka birangira akoresha ururimi rwaho ngaho niba ari kumenya ukuntu waje kujya kumenya icyongereza first of all wageze i Kigali bwa mbere reka tuvuge ngo ntiwari uzi Kigali ngo irava he iragiye hehe bakora gute ariko uravuga uti ngeze muri kaminuza bwa mbere ngeze i Kigali bwa mbere byanze kunze ngomba kumenya izo ndimi nta nubwo nize mu mashuri amwe y'abana b'abakire tubyite gutyo bivuge ngo ndaza kumenya izo ndimi ku buryo ujya muri kaminuza nawe ukubita yego wabishoboye urumva mbere na mbere nibyo navugaga nti ushaka kumenya ururimi buriya buryo ngenda akoresha naravuze nti rero ntago ndibuze kujya hanze ntago ndibuze kujya gukora akazi ko mu rugo cyangwa ibindi n'ibindi byose ngomba kwisanisha n'abantu bafite ibyo ngibyo nshaka buriya uramutse ufite ikintu nshaka nakemera ukanca umutwe ariko bikarangira nkibonye uko byasa kose aho byaca hose nakwizira ko mpaka nkubonye rero navuze nti niba ushaka kumenya igishinwa ntayo ndakivana ndabikivana ku bashinwa okay reka mba approaching turebe ko hari ikintu twakorana nemere mbu umugaragu mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba nshaka icyongereza reka nemere mbu umugaragu w'abagikoresha nk'abene rurimi nkivome nta kintu utangiye kuganira n'abashinwa yego ubuzima yego muganira gusa yego nibyo navugaga ubuzima buhindura abandi bubanza kuba igitambo ubuzima buzahindura ubw'abandi bantu bubanza kuba igitambo umushinwa mukaganira mukumvikana ururimi rwabo uko byasa kose hari benshi baba bagerageza nko kuvuga icyongereza cyangwa se utundi tuntu mugena mupfundapfundikanye buriya ntago umwana uvuka atavuga ikinyarwanda akeneye kugira ngo habe urundi rurimi mukomunikanamo ntarwo arakura bikagenda gutya buriya kuba mbonye amahirwe yo kuba ndi kumwe n'umushinwa kuri nge birahagije kugira ngo menye ururimi nta kindi wararyamye nijoro uravuga uti reka mbyuke njye kureba abashinwa ahantu bari kubaka warabyutse mu gitondo uravuga uti reka ndeba abashinwa byagenze gute niga muri kaminuza ntangira mu wa mbere natangiye gukora
ubu hari aho navuze nakoranye nabo ariko akenshi nakoranye nabo ibintu byitwa ubuyede. Ubuyede ngira ngo murabazi nibyo nakoranye nabo. Ndagenda mba umuntu wiga kaminuza ugiye mu buyede. Buriya nta vacances yanjye nimwe yageze upfa ubusa. No ku ishuri nigayo hari igihe navaga muri class saa 11 nkahita njya mu buyede kugira ngo uvuge igishinwa. Nkabyemera nkavuga kuko nzi intego nzi kiri kubinkoresha. Ikiri kunsunika ndakizi nuko ushaka kuzahindura ubuzima bw'abandi bantu. Nkagenda nkahita nshyiramo salpete nkajya mu buyede. Nkaganira nabo nkabizirikaho tukajyana barankunda ngira umugisha birangira nyine mbagiye mavoma nk'ubumenyi. Kubana n'abantu imyaka igera muri 5 uba utaramenya ururimi ntarwo uzamenya. Urangiza kaminuza uzigisha nkizi rwose. Abandi banyeshuri ntibagusekaga babona ugiye mu buyede uri kumwe n'abashinwa. Buriya umuntu yasetse kuko mfite intego ntago abantu babura kuguseka. Ariko baraguseka. Yego ntago babura kuguseka. Ufite kumuriga muri kaminuza ujya ukaza nijoro wandavuye intoki zacikaguritse ufite ibisebe ufite kubite bya ugomba kunya muri etide ukiga ejo ukazajya mu makati ukagwa mu assignment ariko njyewe iyo usetse kuko mfite intego nshaka kugeraho nawe ni muri motivation. Ntabwo atoke just mu ntegereze muzareba. Ntago umuntu yabura guseka mu rugendo rwo kushaka guhindura ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Uhura n'abantu baguca intege, abantu bagukomeza n'ibiki byose, ariko akenshi usanga abaguca intege ari benshi cyane. Kuko rero nanizi ko ibyo bintu nzahura nabyo ntago ari inzira smooth. Nari nzi ko ari inzira ngomba guhuramo n'ibyo bintu byose. Wansekaga numvaga ari ibintu kuri njyewe rwose mfata nk'ibintu bisanzwe. Kuganira n'abashinwa reba ruriya rurimi rwaho ukuntu rugoye. Wowe uravuga uti byanze kunze ngomba kurumenya. Ntago byakugoye. Ntago byangoye nibyo navugaga cyane ko ikintu kikugora ni ikintu ujyamo kigutunguye cyangwa ni ikintu ujyamo kuko nta ntego ufite. Ntago byangoraga. Wowe wari ufite intego. Njye nari ufite intego rero ntibyangoraga. Gusa sinavugaga ngo ntibibanza kugoramo kuko ufite n'intego kumva ni wagera ukanabivamo ariko uba motive cyane n'igituma uri gukora ibyo bintu uri gukora nta kindi. Nabati birakomeye si baravuga simbyumva bivuga nibiki wabaye gutongana wewe ariko bikageraho nyine ukagenda ubimenyera ukiboha ukizirika bikarangira rwose ibintu byumvise ko bigomba kumvwa. Ugira gutyo umenya icyo gishinwa cyane n'icyongereza birumvikana biragendana ukimenya gutyo kubera kuganira n'abantu. Mu cyongereza birumvikana ashakaga abazungu. Yego nawe muganira. Yego kuko buriya ngiye iyo nshaka kwiga nigira kuri ba nyirabyo nibo bantu nigiraho. Niba nyine ba nyiri icyongereza gida n'abanyamerika cyangwa n'abanyarwanda. Wafatanye gute kugira ngo umenye icyongereza umenye n'igishinwa? Abantu abongereza bo abakoresha icyongereza twakoranaga mu zindi serivisi zijyanye n'ibya online. Yego nibyo twakoragamo cyane mu masemura nyandiko n'ibindi bintu nk'ibyo byose tugahora kenshi mu conference niho byarangiriye bimenyeye kandi nabo twakoranye imyaka itari mikeya. Tubwiye nk'ikintu mu gishinwa interuro nko mu gishinwa yishyira mu cyongereza utunda dusobanura no mu kinyarwanda tukumva. Okay, let me just say this. Ndabanza mu gishinwa. Ndabanza da很多人想中文很难，可是中文不难。中文很容易。icyo ni igishinwa. Like many people think that Chinese is hard, but actually it's not hard, but it's very easy. Abantu benshi batekereza ko igishinwa gikomeye ariko igishinwa ntigikomeye kiroroshye cyane. Man, tipo agira n'icyongereza kivuga neza byata. Of course you do. Of course you do. Your pronunciation say waje kubyihinga gute ntabwo yize muri za Green Hills, you know. So what I was saying before is the accent that you use when you want to learn new thing and you want to learn from the experts. Like you imitate them. I know. Right, you try to the more time you spend with someone, like the more you try to look or to be like him or her. Like I told you that like I used to work with like these native speakers. Okay. So that because I had worked for them like 4 or 5 years. So it means there is tangible facts why I speak this good English. It is because the experience I took from them. So I had to get it right. Nese waje kwibyaza umusaruro gute?
icyo gishinwa umaze kumenya icyo cyongereza umaze kumenya ubu tubwe ko ari experience guhura n'abantu mwari muri kumwe wenda ku bantu atabyumvise mu cyongereza ku bantu mwagendaga muhura ukabyigira nyine kuri ba nyiri ururimi nkuko ari umaze kubitubwira umaze kumenya icyo gishinwa umaze kumenya icyo cyongereza icyo numvise n'icyongereza igishinwa cyo ntabwo nacyumvise nuko sasa rero waje kubyaza gute rero ibyo bintu wari umaze kumenya kuko waravuze ngo communication nicyo kintu waherewe ati wabonaga icyo kintu uzariramo icyo kintu uzarotoramo za nzozi zawe ubwo uko nabyeje umusaruro mbere ndagira ngo nibutse abantu ko nagiyemo kuko nafite ikintu nkurikiye kurwanya ubukene kurwanya ubukene navuze ati ngomba kubirwanya rwose kahindura ubuzima bwanjye n'ubw'abandi bantu ndavuga ni ubwo maze kumenya ibi bintu kandi nkaba namaze kubona ko abantu bafite ikibazo cyo kubasha kuvuga cyo kubasha like it is easy for people like to write, you know, it's kind of to write it, doing is like in reports, like to reading things, that is very easy. But when it comes to like to expressing themselves in every manner, birakomera cyane. Ndavuga niba umuntu atashobora kuba yanegotiatinga n'undi muntu batakora deal, uyu muntu kandi ni umuntu ufite ibintu byose, afite ubwenge, imbogamizi z'ururimi, uyu muntu reka mufashe. Reka mufashe ko nazafasha abandi bantu, azafasha n'umwenjeniyeri, azafasha abantu kubaka amazu, azafasha abandi bantu, ariko kumufasha kugira bakora akazi ke neza. Ndavuga ati rero ibiko mbizi noneho ngiye kubibyaza umusaruro mfashe bano bantu. Umuntu wa mbere mwakoranye wamubwiye ngo iki nzi Gishinwa nzi Icyongereza byagenze gute kugira ngo ubone deal ya mbere? Kugira ngo mbone deal ya mbere umuntu wa mbere nabibwiye naramwumvise ari kuvuga urumva hari abantu baba bakora nk'ibintu nk'interuro igizwe na za sije gusa. I know. Aba ayi yu shi bikarangirira aho ngaho. Yumvise burandi umuntu yemeze naramwaprochinze wenda ntabwo arameze gutyo n'urugero natangaga naramwaprochinze ndamwe atari ikintu nagufasha mu bubuye buryo se ndamwe tuvugisha ukuri numvise ufite imbogamizi mu rurimi kandi nagufasha kandi uri ufite amafaranga sinshaka amafaranga menshi wenda nushake ntunyishyure numva amafaranga reka ngufashe numva ko nagufashije koko uzagira ikintu nkorera nanjye kuko urumva nari ndangije kaminuza nkiri kwishakisha arananyemerera nsanga arankeneye koko nima nabasha kumufasha buriya hari ukuntu umuntu aba gukeneye ariko atagutinyuka cyangwa atazi nahuri ndamufasha wow just with a couple of months so the money was able to express himself in a very beautiful manner. It covered like 3 months. So before I could talk to him and he was very timid. He could not say anything at all. But after a couple of months, just he could be able to express himself, like using these complicated words, like participating in debates, like reading like a meeting. Ndavuga ati iyi na success kuri ngewe niyo byaragira hanga nuko ngo mu gihe cy'amezi nk'atatu gusa nk'atatu yaratangiye ati wow uzi ko ngubu noneho ndimo nagenda nkajya wenda kunegosia ibintu nkajya wenda kugura ibikoresho by'ubwubatsi ntabwo n'abantu nta muntu nta intermediaire giyemo ndavuga ati wow kuri ngewe mbaye successful amereza ifaranga uwo muntu amwibuka yarandiye ariko n'ubu ngubu turacyari kumwe nawe yamaye inote yanjye y'ijana mu mezi atatu nabati kuko nushaka kubaka ubuzima reka fata yangaho nta kibazo sumva gatari menshi surumva umuntu yishaga buri munsi kwakomeye ku cyumweru ariko kwa bwati oya uyu ngo azambera ikiro kingiza ku bandi bantu kandi koko yambere n'umugisha uwo muntu amushimira cyane yamuje n'abandi bantu benshi cyane ubuzima buzamukira aho ngaho ndetse mbwira uza no gushinga n'ishuri yego gute ntarebe urumva nakora nka mayibobo kugenda ukora udafite hano barizwa mwaragwamagaye ibiraka mbese nta adresse nari ifite nabati abantu bagomba kugira ahantu bansanga mbarizwa niba ari ibintu bikora reka mbwira umuntu aze nimenyekanishe uze usange ngufashe undazi mufashe gutyo na gutyo ndavuga ati ngomba gushinga ishuri rigamije guhindura ubuzima bw'abantu mu myigire y'ururimi ndarishinga mu bushobozi buke nari ifite mpagarara ku bitugu by'abandi bantu barampeka ndatangira ishuri ubu ngubu ni ishuri rihindura ubuzima bw'abantu mbwira ubuzima bw'abantu bwarahindutse kubera iryo shuri ryawe ariko nawe navuga ngo ubuzima bwe bwarahindutse wa mwana w'umukene abaye umukire yego kubera nyine kurwana n'inzozi urumva never city
nkabona nka etage nkavuga ngo bari abantu bubatse etage babigezeho gutera yego urumura kugera mu modoka nziza ko byagenze gute yego wow ariko byibuze ndishimira ko byibuze ndi mu nzozi zanjye yego ubu inzo dore ndimo ndazigendamo gutya kubera guhindura ubuzima bw'abandi bantu wa muntu wabaga muri Nyakatsi ibyo ukorera abandi bantu bikugarukira wabaga muri Nyakatsi yasesera ubu ngubu akaba bahantu waranga watumira umuntu tuzi ndebe twicare tunywa agakofi tuganire ibintu bigende neza yego ngira ngo nabo baranabizi by the way baranabizi noneho butuvuga ibintu bifite ibimenyetso abantu murabizi abantu turi kwigana muri no minsi murabizi uko bimeze by the way abantu ba Kentucky muri Amerika abantu muri Canada abantu bo mu Bubiligi ndabashimira murabizi ko turi kwiga mutanga ubuhamya muri comment muvuga ati rwose unigisha n'abantu baho cyane online imeze neza cyane aba Kentucky barabizi n'aba Canada n'aba Belgique mutanga ubuhamya muri kwiga online ntabwo twe tubona n'umunsi n'umwe in person barabizi batanga ubuhamya kandi rwose ibyo batizeraga ibyo batabonaga ibyo batimaginaga barabona ko ari ibintu bishoboka koko umuntu yakigura imakabumenya barabizi batanga ubuhamya noneho wagize no mu mahanga mu mahanga ubu ngubu ndazwi muri Amerika muri Canada mu Bubiligi utembera amahanga mu buryo bwa online cyane rwose ni gute ushaka kumva ko wa mwana mu cyaro wagize Kigali bwa mbere wamaze no gutembera isi yose wamaze kwigiramo umaze ni bwa buzima bufite intego kwagurana ikintu kiyemeza ugakora ugakoresha utikoresheje man ndabishima cyane bwa buzima nabonaga ko budashoboka ubu ngubu mburimo ubu ngubu rwose ndabona ko ari nibwo buzima ndimo ubuzima buhindura abandi buhindura n'ubwanjye niyo si nta yindi niyo paradizo yanjye ndahindura ubwanjye n'ubw'abandi dusoreza ku muntu kwifuza kugira ngo ubashe ko wamufasha by'umweko umwigisha nawe urwo rurimi shakora icyongereza shakora igishinwa shakora n'ikinyarwanda umuntu uri kumva icyongereza cyangwa igishinwa ariko akavuga sinzi ikinyarwanda kandi nkeneye u Rwanda abigenze gute? So first of all it sounds counterintuitive. Where it is student that you have to come to me and help you to achieve your dream, maybe learning languages or reka nkoreshe ikinyarwanda kugira ngo message zo kumvikana neza. Ni ibintu bisa naho bitumvikana ku muntu yakigura ururimi atigiye mu ishuri cyangwa atigiye muri system academic. It sounds counterintuitive. Ushaka kwiga ururimi nanjye ni ibintu bishoboka. N'ubuhamya muri comment muraza kububonamo koko abantu baraza gutanga ubuhamya barabizi. Ikigomba gukora ni kimwe gusa nukugomba kuduhamagara duhamagare cyangwa se waba uri mu Bubiligi waba uri aho waba uri hose uva ko ufite internet wigane natwe waba uri hose ushobora gukoresha Zoom uciye kuri 50 20 mu gihe kingana iki naba namenye igishinwa byibuze igishinwa kuvuga no kumva byibuze n'amezi 3 ukaba akimenya se yego bitari bikabyo bitari bikabyo ariko kwandika no gusoma n'andi mezi 3 ubwo ni wundi mwihariko wabyo kugira ngo ube byose birangije ibice byose n'amezi 6 nenge kuvuga ngo rahira nuko sasa rero icyongereza nacyo n'amezi 3 amezi 3 yego ariko mbwira abantu ko nta shortcut ibaho mu kwiga ibyo mvuga amezi 3 ku muntu wemeye kwicara kiga adafite wasi n'amezi 3 yego urumva icyo kintu biraryoshye cyane yitwa Didier ubwo kumushaka nuko nguko na nimero de telefone ze ndaza kuzishyira hasi ariko wanazivuga nimero de telefone waduhamagaraho ziba no kuri WhatsApp ni 0782 242 banyabagera 964 0782 242 964 cyangwa ugaca kuri Zoom ariko wabanje kubitumenyesha kugira ngo tukwitegure tukavugana aho waba uri hose kandi rwose online class yacu it's perfect like nziza cyane. Tubwira interuro y'igishinwa ushyire mu cyongereza ushyire mu kinyarwanda kwisoreza. Okay ubu nta kavuga ngo tavuga nk'iki ndavuga nk'ihese ikiganiro cya kiryoshye. Okay reka mvuge ngo wenda ngo zaijian zaijian goodbye. Vuga zaijian means see you again.
see you again see you again zaijen 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 Zaijen. Okay, zaijen see you again numvaga ari ngo zana Jen zaijen okay Zaijen turi kumwe akoze cyane kwa natwe yego mwakoze cyane rwose kudutumira and it's a privilege ntago mbifata nk'ibintu bisanzwe mbiha agaciro cyane thank you so much I appreciate muka reka mbwire rwose ngo amavunane umugongo uzi ko ufite amavunane kugera naho n'umusatsi usigaye upfuka n'amaso ntarebe do ugeze kwa muganga se mudire ko baraguha nagiye rwose si burara abadiskisi ibi ni ibintu byacu rwose arakira nako kanya rwose ahubwo tugeze wese kamugisha harya mwarambwiye ngo kuvura umutwe mu mavi n'abana bavuganye umugabo n'abatsindwa mu ishuri